Welcome back kuri Dark Family. Twongeye twagarutse n'akandi gafilme keza cyane kitwa Sinners. Icara ugubwe neza kuko uraza kuryoherwa. Filme yacu itangira batwereka agace kitwa Clarksdale muri Mississippi itariki ya 16 z'ukwa 10 muri 1932. Ubwo umugabo witwa Sammy Moore yarageze ku rusengero yakomeretse afite ibisebe mu maso, afite umutwe wa gitari wacitse. Nuko batwereka papa we Didier wari umupasiteri ari gusenga, abonye Sammy amusaba ko yakwinjira. Agerageza kumuhumuriza ari nako amubwira ngo ave mu by'umuziki akurikira Imana nihane. Sammy yakomeje guceceka ari nako akomeza gufata igice cya gitari cyari cyamenetse. Mu gihe papa yari arimo kukivuga, Sammy yatangiye kubona ibintu mu maso ye aho umuntu yari arimo kumugirira nabi. Nuko batwereka mbere y'uwo munsi byari byabaye, batwereka ababyara ba Sammy izo mpanga, umwe yitwa Smoke n'undi yitwa Stack, bagarutse muri Clarksdale bavuye muri Chicago kwiba amafaranga y'ibirara. Batwereka aho bari bahagaze bategereje umuntu ngo ahagere, batwereka imodoka ije havamo umugabo witwa Hogwood wahise abatwara ku nzu ishaje yari aho. Iyo nzu Smoke na Stack bashakaga kuyigura kugira ngo bayigire inzu y'imyidagaduro y'Abanyafrika. Bahise bamuhisha kushi y'amafaranga ariko bamwihanangiriza ko niyagira ubwoko bwe buzigera buza aho hafi bazabica. Batwereka za mpanga zigiye kuzana Sammy ariko berekeza ahantu bari bahisha imodoka yuzuye inzoga zari bukoreshwe bafungura ibirori muri ya nzu baguze. Mu gihe barimo bareba mu modoka babonye inzoka ariko Smoke ayibona mbere ahita yica. Bamaze kureba imodoka, Smoke yababwiye ko bagomba gutegereza igihe bazafungura ya nzu mu kindi cyumweru. Gusa Stack yakomeje guhatiriza avuga ko bigomba kuba muri iryo joro. Smoke abaremeye ariko avuga ko bagomba gutatana kandi hagomba kuba hari umuntu ugomba kurinda iyo modoka. Smoke asigara inyuma mu gihe Sammy na Stack bagiye gutegura muri ya nzu. Smoke yahise atwara imodoka ajya mu mujyi guhura n'inshuti ze. Ahageze yabonye umwana muto w'umukobwa amusaba ko yamurebera imodoka ntihagire umuntu yegera, akahaguma igihe kirekire avuze ihoni, amubwira ko ari bumwishyura amadolari 10 kuri buri munota. Umwana nawe yahise yemera. Smoke yahise yinjira, agezemo yahise ahura n'inshuti ye ya kera yitwa Bocho n'umukobwa we Lisa. Smoke yahise amusaba ubufasha bw'ibisabwa byose ngo abashe gufungura ya nzu nijoro. Bahise batwereka wa mwana ari kuvuza ihoni. Smoke yirutse asohoka abona abagabo babiri bashaka kwiba imodoka irimo inzoka. Nakuzuyaza yahise arasa umwe muri bo mu mugongo n'undi mu kaguru kugira ngo abereke ko nta mikino afite. Umwe muri abo bagabo yahise amumenya ahita amusaba imbabazi vuba, amubwira ko atarazi ko ari imodoka ye. Gusa Smoke yahise yongera aramurasa. Abantu bari aho bari kureba ntibigeze bagira ubwoba kuko bari bazi neza impanga kandi bazubaha. Smoke yasubiye mu nzu aha amafaranga Bocho kugira ngo akurikirane abo bagabo bamaze kurasa. Yahise amubwira ko akeneye umuntu uri gukora icyapa bazashira kuri iyo nzu. Yahise amagara Grace umugore we ahita yemera. Smoke yahise amuha amadolari 18 y'ako kazi agomba kumukorera. Ku rundi ruhande batwereka Stack atwaye Sammy warotaga kuzaba umunyamuziki. Stack yahise yerekeza kuri gari ya moshi gushaka umuhanzi wa blues witwa Delta Slim. Bamusaba gucuranga ariko kubera ubuhanga bwe agitangira gucuranga abantu benshi bahise batangira gushungera. Ubwo Stack yamubwiye ko ashaka kumuha akazi ko gukora mu kabari kabo bashaka gushinga. Gusa Delta yahise amubwira ko atakwemera ako kazi ariko Stack ahita amwemerera kumuha inzoga bendaga kugurisha muri icyo kirori. Slim yikundiraga gahiye yahise yemera ako kazi. Muri ako kanya Mary inshuti yawe yo mu bwana akaba kandi n'umukunzi wa Stack yahise atangira kubabwira uburyo yababaye kuko batigeze bamwohereza indabyo cyangwa ngo bamuhe ubutumwa bugufi nyuma y'aho mama we kandi wari umeze nka mama wabo yitabye Imana. Muri ako kanya kandi Sammy yahise ahura na Perlin umugore yateretaga ahita amutumira muri ako kabari bari buze gufungura. Mu nzira bagaruka Smoke yahuye n'inshuti ye ya kera yitwa Conrad ari gukora mu mirima y'amapamba hamwe n'umugore witwa Teresa. Smoke yahise amubwira ko ashaka kumuha akazi ko kurinda umutekano muri ako kabari. Nyuma Smoke yahise ajya kureba uwari umugore we witwa Annie, gusa ntiyarishimiye kumubona kubera ko bigeze kubura umwana wabo, ibintu byatumye batandukana. Ahita amusaba ko yamuha amafaranga akajya amufasha mu masuku muri ako kabari. Gusa Annie yahise abyanga amubwira ko atakwemera amafaranga avuye mu maraso. Annie akomeza amubwira ko bigirwamana asenga byakomeje kubarinda we n'impanga ye yitwa Stack. Ubwo bahise batwereka umugabo witwa Remick wari uzuye amaraso ari gukomanga ku nzu y'abantu bagira irondaruhu bitwa Beth na John. Ahita basaba ko bamureka akinjira mu nzu kuko ari abantu bari kumuhiga maze nawe akabaha izahabu. Ubwo bahise bamwemerera arinjira. Nyuma y'igihe hahise haza agatsiko k'abantu bitwa Chomen bahurira John ko Remick ari umuntu mubi ariko yanga kubizera arabiruka. Nyuma y'aho bagendeye John yinjiye mu nzu arikanga ubwo yahise abona Remick ari vampire ry'abantu. Mbere yuko atabaza nawe yahise amurya amugira nawe vampire. Nyuma bahise batwereka b'abavandimwe batashye yanzu hari abantu benshi cyane. Stack na Annie batangiye kubwira Smoke ko yatangira kwishyuza amafaranga yo kwinjira kugira ngo azabashe kubona amafaranga yo gukoresha muri ako kabari. Mary we baramuretse arinjira atishyuye kubera ko ari umwana w'umubyeyi w'umwirabura. Stack yahise asaba Sammy ko yajya ku rubyiniro ngo acuranga indirimbo ze. Zari ziryoheye amatwi y'abantu bose batangiye kuryoherwa, gusa ijwi rye yatangiye guhamagara imyuka mibi. Inzu itangira gushya ariko abantu bari baryohewe ntibabimenya ko iri gushya. Ibyo ari biri kuba ku kanya byakureye amavampire
vampire Remick, Beth na John bashaka kwinjira muri ako kabari, biyitirira ko ari abaririmbyi barimo bigendera bagakurwa n'amajwi bumvaga. Bahise bacuranga umuziki kugira ngo babemerere ko binjira, gusa Smoke yabikemanzeho ahita yanga ko binjira niyo banishyura. Mu gihe bari bagiye, Mary yagiye kubavugisha kuko yari azi ko Stark na Smoke bashaka amafaranga yo kugira ngo akabari gakomeze gakore. Bahise bamuha amafaranga ya zahabu, ariko amaso ya Remick ahita aba umutuku. Mary ahita abona ko abo bagabo bashobora kuba ari amavampire, akuramo imbunda ashaka kwiruka, gusa Remick yahise aguruka ahita amurya nawe ahita amugira ivampire. Muri ako kanya Cornbread yahise asohoka agiye kwihagarika, asiga Slim ku burinzi. Muri ako kanya Beth na John bahise barya Cornbread nawe bamugira ivampire. Muri ako kanya muri ya nzu bahise batwereka Sammy ari kumwe na Pearl, atangira kumushimisha mu cyumba, gusa Smoke na Grace bari kumva ibyo barimo. Mary yasubiye mu nzu, yagerageje kwegera Smoke amuryoshya gusa arongera ajya kuri Stark. Bahise bajya mu cyumba. Muri ako kanya umwe mu bagabo yari yakase undi mu maso n'urwembe. Smoke yagiye kubikemura, abwira Sammy ngo nagenda azane Stark, gusa Sammy ageze mu cyumba asanga bari muri bya bintu by'abantu bakuru, atinya kubarogoya. Smoke yahise yigirayo ahita abona ibintu biteye ubwoba, abona ko Mary nawe yahindutse vampire ari kurya ijosi rya Stark. Mu gutungurwa Smoke yahise akuraho imbunda ye arasa Mary, ariko ntiyapfa, ahubwo ahaguruka n'umujinya mwinshi amusezeranya kwica buri umwe wese mbere y'uko iryo joro rirangira, maze ahita yiruka aragenda. Smoke yahise yegera Stark ngo arebe niba hari icyo yamufasha, gusa yari yatinze ahita apfa. Smoke na Slim bahise basura abantu bose ngo batahe, hasigara Smoke, Sammy, Annie, Slim, Pearl na Grace. Bahita bafunga imiryango, gusa Cornbread yasabye ko bamureka akinjira kuko atari yabaye vampire, gusa Annie yabikemanzeho ahita amusaba ko yavaho akagenda. Cornbread yahise asaba ko bamwishyura umushahara wakigendera. Mu gihe Smoke akuyemo amafaranga agiye kumwishyura, ahita abona nawe yahindutse vampire ashaka kumurya akaboko, ariko Smoke yirwanaho byihuse ahita amurasa mu maso. Annie yahise amenya ko bari kurwana n'amavampire, ibintu byaje gukomera. Ubwo Stark wari wapfuye kare yahise akanguka yabaye nawe vampire, yahise yigira nkaho watahindutse vampire, asaba Smoke ko yamufungurira. Mu gihe Smoke agiye gushaka urufunguzo, Stark yahise akubita urugi rwa hasi, anahita amumenaho amazi arimo tungurusumu mu maso, ahita asohoka yiruka ajya hanze y'inzu. Muri ako kanya amavampire yose yatangiye kuririmba anabyina hanze, ubwo abantu bose usibye abari mu nzu bari bamaze kuba amavampire. Ubwo amavampire yose yari ayobowe na wa mugabo witwa Remick. Yahise yegera imbere abwira abari mu nzu ko icyo ashaka ari Sammy, kuko yizera ko indirimbo za Sammy zifite ubushobozi bwo guhamagara imyuka y'abantu babuze ba Remick. Remick yasabye abari mu nzu ko bakwemera akabahindura bose amavampire, gutyo bakiberaho ubuzima badapfa, ariko mu gihe babyanze babakanga bababwira ko bari bwice Grace n'umukobwa wabo witwa Liza. Babonye ko ntawe bari bubacikira, abasigaye bari mu nzu batangiye kwitegura kurwana bafite imbunda. Grace yavugije induru asakuriza vampire ngo zize imbere mu nzu barwana, yahise acana umuriro nuko batangira kurwana. Slim yahise akata akaboko ke kugira ngo akurure vampire zigwishe mu mutego. Muri ako kanya batwereka Pearl yakomeretse cyane ari imbere ya Sammy, mu gihe abandi bakiri kurwana n'amavampire. Anne nawe yaje kurumwa ni vampire, kubera ko yari azi ibigiye kumubaho yasabye Smoke ko yamutera icyuma mbere yuko ahinduka. Yahise abimukorera nubwo byabanje kumugora. Stark na Mary batangiye kugira ubumuntu babonye Annie yapfuye. Smoke na Stark nabo baje kurwana, mu gihe hanze Sammy yageragezaga kwiruka ahunga Remick. Vampire yahise imuca ibisebe mu maso nk'uko twayabonye mbere film igitangira, gusa Sammy yirwanyeho afata gitari yiwe ayikubita Remick mu mutwe. Muri ako kanya Smoke yahise aza kubita icyuma mu gatuza ka Remick. Mu gihe izuba ryari rije, Remick yahise ashya n'izindi vampire zose zibivu. Mu gihe bari bazi ko ubwoko bw'abazungu buri mu nzira buje kubica, Smoke yabwiye Sammy ko yakwiruka agakiza ubuzima bwe. Smoke yahise ategura imbunda ye arihisha, ategereza ko abazungu baza. Ubwo mu kanya gato bahise bagira batangira kurasana, aterana grenade mu modoka zabo ngo abice. Imirwano yarakomeje, gusa baza kumurasa mu rubavu, ariko ntiyacika intege, akomeza barasa yica umwe ku wundi. Haje gusigara Hogwood yinginga Smoke ko atamwica, amubwira ko ari bumuha amafaranga, ariko Smoke ntiyamugira impuhwe, ahita nawe amurasa aramwica. Mu gihe Smoke yari arimo apfa, yabonye umwuka wa Annie n'umwuka w'umwana wabo wapfuye. Bongera kutwereka kumwe film yatangiye. Sammy yagiye ku rusengero, papa ari kumwiginga ngo areke umuziki, gusa Sammy arabyanga. Yahise afata imodoka yerekeza mu majyaruguru na ya gitari mu ntoki. Bahise batwereka mu 1992 Sammy yarashaje, ariko akiri umuhanzi wa blues. Nyuma y'igitaramo Stark na Mary barinjiye bakimeze nk'uko bari bameze mbere, barasetse baramuhobera. Stark yavuze ko Smoke atigeze amwica ririya joro, yamubwiye ngo agende arinde Sammy. Stark yarazi ko igihe cya Sammy cyageze, yaramusabye ko yamuhindura vampire kugira ngo abeho igihe kirekire, kugira ngo akomeze akore indirimbo, gusa Sammy amubwira ko yabonye byinshi kandi igihe cye nikigera azaba yiteguye gupfa. Sammy yongeye afata gitari akomeza kwicurangira indirimbo ya nyuma yikinira inshuti ze za kera. Mbere yuko bagenda yababwiye ko akigira indoto z'ibyabaye rya joro, gusa kuri uriya munsi ari wo munsi mwiza mu buzima bwe. Stark yahise abyemeza, nawe avuga ko ari wo munsi wa nyuma yabonye mukuru we, ari nawo munsi wa nyuma yabonye izuba, akaba ari nawo munsi wa nyuma yumva yibohoye. Ari naho agafilme kacu karangiye. Mwakoze kubana natwe, ngiye ari Dark, mukomeze mukore subscribe ko tuzajya tubaho udufilme twinshi twiza. Bye bye.